turabasuhuje mwese bakunzi ba YouTube channel Bwiza TV nkuko mubimenyere tubagezaho amakuru menshi atandukanye yaba muri politike mu myidagaduro mu tuntu n'utundi muri technology mbese ibibera kwisi yawe y'abazima byose tubikugezaho ucyumva indirimbo dutangiranye iri muri background uhita wumva ko no kurungutukuje tuje kukubwira ku ikipe Rayon Sports aho Rayon Sports kuri ubu ifite umukino w'amateka uza kuba uyihuza n'ikipe ya Young Africans n'umukino utoroshye cyane dore ko Rayon Sports kuba yabasha gutsinda uno mukino birayihesha amahirwe yo kuba yagira muri kimwe cya kane akaba ari amateka arabakozwe hano bwa mbere mu gihugu ndetse no mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba niyo kipe ya mbere irabigeze muri kimwe cya kane. Rayon Sports irasabwa gutsinda gusa igahita ibona itike iyijyana mu mikino ya kimwe cya kane aho iraza isanga ikipe ya USMRG hamwe na Gor Mahia imwe muri zo ikaza gusigara akazamuka Rayon Sports mu gihe habura iminota mike ngo ikipe ya Rayon Sports kuba rwambikanye hamwe na Young Africans umutoza kurungu akaba yamaze kugaragaza system araza gukinisha ndetse na 11 agomba kubanza mu kibuga bari bumufashe kuba bakubakana amateka aho ngaho turahera mu izamu tuwasange bashunga Abuba aho araza kubagaragiwe na Abdul Rwatubyaye Mugabo Gabriel Mutsinzi Ange ku ruhande rutanga Mugisha Master ndetse na Prophet Kuka na Saddam Nyandwi Muhire Kevin Manshimwe Jaber na Bonfils Caleb baraba barimo badushakira ibitego nk'inzinzi y'abanyarwanda bose tutitaye ngo ni Rayon Sports yakinnye kuko ya namateka areba igihugu cyose ndetse by'umwihariko na Afrika yo mu karere k'Iburasirazuba duherereyemo. Rayon Sports irasa kubikinisha rimwe gatatu kane rimwe kabiri urumva ko Rayon Sports yakaniye ishaka ibitego cyane aho yohereje abataka bagera kuri babiri bose imbere ariwe Manshimwe Jaber ndetse na Bonfils Caleb. Mahirwe masa ku ikipe ya Rayon Sports turebe koko niba iraza kubaka aya mateka. Match yo gumane natwe kuri Bwiza TV turakugezaho umukino 7 kuri 7 5 kuri 5 yo ni Bwiza TV usabwa no gukora subscribe.